Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbere ya byose mbanje kugushimira wowe ukurikiranye iyi channel yacu y'ububyutse nyabwo. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo akamaro k'umwuka wera mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka dusenge. Data twese mu Imana yo mu ijuru, turagushimiye ku bw'aka kanya uduhaye, tugushimiye ku bw'imbabazi zawe ndetse n'ubuntu bwawe zikomeje kuturinda. Mwami Imana, muri aka kanya dore tugiye gusangira na bene data badukurikiye iri jambo ry'Imana. Data, abana natwe kandi umwuka wawe wera abane natwe kugira ngo adusobanurire kandi atwumvishe ibigezweho, ibi bikwiriye. Data, rero muri aka kanya dore tukweretse abantu bari buryumve. Mwami, twikubise imbere yawe kugira ngo tubabarire ibyaha byacu kandi kugira ngo dukore umurimo wawe dutunganye. Ni mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo nsabye kandi nizeye niringiye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome Zaburi igice ni icy'ijana na 19 umurongo n'uw'ijana na 60. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aragira ngo indunduro y'ijambo ryawe ryose ni ukuri, amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe. Reka dusome n'ikindi gice cyo muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nk'uko tumaze kubibona rero muri ayo mirongo 2 tumaze gusoma mu kanya, ijambo ry'Imana ni ukuri. Nicyo kintu bihurizaho kuri iyo mirongo, yaba ari uwo muri Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'ijana na 60, ndetse n'ubwo yaba ari mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko ijambo ry'Imana riri y'ukuri. Rero muri aka kanya tugiye kuganira ku mumaro w'umwuka wera mu kutwigisha cyangwa se kudusobanurira ijambo ry'Imana. Mbere ya byose tugomba guhereza agaciro ijambo ry'Imana mbere y'uko tunariganiraho, kugira ngo kugira ngo tubanze turisobanukirwe. Tugomba kubanza kwemera ko iryo jambo ari ukuri. Iryo jambo ni ukuri kutagomba gushidikanywaho cyangwa se ngo tube twakugereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi rikwiye kwemerwa rwose, nta kurijyaho impaka cyangwa ngo abantu barifate baryitirire abaryanditse. Kabone n'ubwo ryanditswe n'abantu babayeho, ariko Bibiliya itubwira ko bari abantu bayobowe n'Imana kandi ibyo banditse byavaga ku Mana. Turabisanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice ni icya mbere umurongo n'uwa 20 kugeza kuri 21. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Umurongo wa 21 dusorejeho muri iki gice cyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero utweretse ko abantu bayobowe n'umwuka wera bakandika ibyanditswe byera. Bivuze ngo no gusobanukirwa ibi byanditswe byera tugomba kubaza ababyandikishije. Niyo mpamvu uruhare rw'umwuka wera ari ngombwa kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa ibyanditswe. Akenshi rero uzasanga abantu kudasobanukirwa Bibiliya atari uko Bibiliya yanditse mu buryo budasobanutse cyangwa se bukomeye cyane, ahubwo bizaterwa kenshi na kenshi n'uburyo umuntu wa kamere yagiye kure y'umwuka w'Imana cyangwa se ari kure y'Imana, bituma intekerezo ze zangijwe n'icyaha zitabasha gushyikira ubusobanuro bw'ibyanditswe. Niyo mpamvu iteka ryose mbere y'uko twiga ibyanditswe byera dushishikarizwa kubanza gusenga no kwinginga kugira ngo umwuka wera azaduhishurire ibiri muri ibyo byanditswe. Naho nk'uko tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 18 haragira hati ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Reka twongere dusubiremo.
ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Ese bene data, mwumva ko intekerezo z'abantu b'abapagani zitabasha gusobanukirwa ibyanditswe byera, kuko Satani aba yarafashe umuntu akamupfukirana ku buryo ayobya ubwenge bwe, akamuhindura nk'umuntu utabasha kumva ijambo ry'Imana, kabone niyo yaba yarize afite amashuri ameze ati cyangwa se asobanukiwe ari intyoza mu bindi bintu, azasanga kwakira ibintu intekerezo zituruka ku ijambo ry'Imana bigoye. Icyakoze byo twebwe abakristo mu gusobanukirwa iby'umwuka wera dusaba kugira ngo dusobanuze iby'umwuka wera, nk'uko Pawulo yabyanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza kuri wa 14. Ari ibyo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, kandi atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ndongera nsubire muri ijambo ryo nababwiye ko twebwe abakristo mu gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana turasabwa gusenga dusaba ko umwuka wera dusobanurira, kuko mu bisanzwe tutari abantu bakunda ukuri ku bwa kamere yacu, kandi ikindi atari umwuka wera ntihaba gukunda Imana ndetse no kwihangana, nta cyizere, nta n'ibyiringiro, ndetse no gukunda ijambo ry'Imana ntibyaba bihari, ahubwo twebwe twakwikundira ibyo kamere yacu ishaka. Niyo mpamvu tugomba guhora dusenga dusaba kugira ngo umwuka wera atwegere, adusange, adusobanurire ibyanditswe byera. Yesu ashimwe bene data. Reka muri aka kanya dusoza rero dusenge dukoresha isezerano riri muri ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 7, uvuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Reka dushingire kuri iryo jambo dusenge dusabe kugira ngo isezerano ry'Imana rimanukire ku buzima bwacu, kugira ngo duhabwe umwuka wera muri aka kanya. Data wa twese Mwami Imana, dore muri aka kanya turasenze kugira ngo Mwami uduhe imbaraga z'umwuka wera, uduhe ubwenge buturuka ku mwuka wera, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Mwami Imana, buri muntu wese aho ari gukurikirana kino kiganiro musabiye umugisha mu byo akora, mu byo agendamo, ndetse musabiye n'umugisha ukomeye uturuka iwawe wo kumenya, ukahindura ubwenge bwe, ugahindura imikorere ye, ugahindura ibitekerezo bye, ugahindura ndetse n'amaraso atembera mu buzima bwe, kugira ngo abe ari amaraso Mwami Imana arimo agwiriye, arimo kuri kwawe ndetse n'ijambo ryawe, kugira ngo ibyo yibwira byose bibe ibyo kukunezeza. Data rero ndagushimye ngo icyubahiro, ni mu izina rya Yesu sabye kandi nizeye niringiye, amen. Reka ngushimire wowe wakuribanye natwe, wibuke gukanda subscribe ndetse na like na share kugira ngo bisangize n'abandi. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.